Mbahaye ikaze mwese mukomeje kudukurikira by'umwihariko uyu munsi turi kumwe n'ivuriro na Nyiranyo ariko ni inzu ibagezaho ibyiza byose bijyanye n'ubuzima yitwa The Good Life Smart Fitness. Ni bantu ki bakora iki ese baherereye hagana hehe? Twakiriye umuyobozi mukuru ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima. Tubahaye ikaze. Murakoze. Amazina nitwa Rosette Akinishe, ndi umuganga muri The Good Life Smart Fitness. Dukorera Nyabugogo mu Nkundamahoro, ahateganye no kuri Wasake. Ni ivuriro rifasha kandi rikanavura. Rirafasha kandi rikanavura. Ni uwuhe mwihariko wa The Good Life Smart Fitness? Ni ukuvuga ngo umwihariko wa The Good Life Smart Fitness hari ibice byinshi bigiye bitandukanye. Tukagiramo ibice bya siporo, tukagiramo ibice by'amafudu supplement. Tuvuze food supplement tuba tuvuze inyunganiramirire ku buzima bwa muntu. Tukagiramo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye twifashisha kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza umunsi ku munsi. Uwo usa n'umwihariko, ariko wenda icyo gice cya food supplement mu Rwanda ntikiratera imbere, kuko abantu benshi usanga wenda bajya kwa muganga bagiye kwivuza. Kuki wabihisemo? Icyo ari cyo gice wagiyemo kurenza kujya mu kindi gice cy'ubuganga? Murakoze. Ni ukuvuga ngo food supplement zacu, food supplement tuba tuvuze inyunganiramirire cyangwa se ibyunganira umubiri bishobora kuvura ndetse bikanarinda, ku buryo ushobora kuba wabifata mu rwego rwo kwivuza ariko wanabifata mu rwego rwo kwirinda kugira ngo ya ndwara itazigera kugeraho cyangwa se ikomeze kugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu nemeye kugira ngo nkomeze muri food supplement. Kuko food supplement ni ibyo kurya, mbega ni imfashamubiri cyangwa se inyunganiramirire igufasha ituruka ndetse mu byo twariye cyangwa se mu biryo bigiye bitandukanye, cyane cyane nk'ibyatsi ko dukoresha ibyatsi. Iyo uvuze food supplement ni igice kinini, hari product noneho watwereka cyangwa se hari n'ibintu runaka ufite ku buryo umuntu uwo ari wese uri kureba iki kiganiro ashobora guhita avuga ati ndajya muri The Good Life Smart Fitness? Murakoze. The Good Life Smart Fitness ifite umwihariko ku maproduit menshi agiye atandukanye. Nk'uko nabibabwiye, dukoresha food supplement cyangwa se inyunganiramirire, haba iz'ahangaha mu Rwanda, i Bugande, Tanzania, mu Bushinwa ndetse no muri Aziya zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu hari abantu bafata food supplement bakazitiranya n'imiti cyangwa se like nk'iyo kwa muganga produit chimique, yaba bitandukanye, kubera ko food supplement ni ibyo kurya. Urugero nk'izi food supplement uri kubona hano, aya ni amafood supplement aturuka mu Bushinwa ariko afasha akanarinda. Ushobora gufata wirinda kandi ushobora no gufata wivura. Mu rwego rwa food supplement hari nk'ingiyi dufite yitwa Revive. Revive ni umuti mwiza ukungahaye ku byo kurya ufasha igitsina gabo. Iyo tuvuze umuti ufasha igitsina gabo, hari abagabo muri ino minsi baba baragize ibibazo bigiye bitandukanye, urugero nko kwikinisha, kurwara ikibazo cya prostate, kudaterwa akabariro neza nk'uko bikwiye. Iyi Revive ndetse n'iyi Cafe Zinc ni imiti myiza igufasha kandi ikoze mu rwego rw'ibinini, ariko wowe uyibonye mu rwego rw'ibinini ushobora kugira ngo ni ibinini byo kwa muganga, ariko ni amafood supplement aturuka mu Bushinwa. Ni ukuvuga ngo iyi Cafe Zinc harimo calcium, fer na zinc. Iyi ni imyunyungugu umugabo aba akeneye mu gihe amavere abasha kuba yarangiritse, kugira ngo yongere ibisimbo ya testosterone. Ubwo iyo ni imwe by'umwihariko mu gice cy'abagabo. Wagenda twereka n'indi ku muntu waba uri kureba kumva iyo yakeneye. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi nk'uko uyibona, nk'uko nabikubwiye nanone, ni igice cy'abagabo. Tukaba dufite umuti mwiza wo ku gice cy'abagore witwa Golden 6 dufatana twifashishije iyi Grenadine. Iyo tuvuze Grenadine ni umuti mwiza usukura, ukura imyanda mu mubiri ndetse ugafasha no gukura abadamu ama-infection. Tuvuze ama-infection y'abadamu, hari abadamu barwara ama-infection ya urinary ndetse n'aya vaginale. Dufite imiti myinshi igiye itandukanye. Rero nk'iyi Golden 6 ikungahaye cyane cyane mu kongera amavangingo, ubushake ndetse n'imbaraga mu mubiri cyangwa se mu gikorwa cyo gutera akabariro ku badamu. Dufite
udusapostori. Izi sapostori nazo zifasha ku badamu. Iyo tuvuze izi sapostori zifasha ku badamu zimeze nk'uduserenge dufasha ku badamu mu rwego rwo kurwanya ama infection cyangwa se yaba ineri cyangwa se colonosa vaginal. Iyo ni detoxifying, ni ugukura no kuvura aha. Ubwo naho tuba tugeze ku babyeyi by'umwihariko, ariko ahangaha wenda nahereye ku bagabo ndetse mbere no ku badamu. Iyo tuvuze abagabo n'abadamu ngo barimo abasore ndetse n'inkumi, harimo n'urubyiruko ndetse n'abangavu. Ni ukuvuga ngo nanone iyo dukomeje tuba dufite ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Dufite nk'iyi miti uko ari ibiri, harimo discover ducucumba, tukajyamo n'iyi goat milk. Iyo tuvuze goat milk, iyi ni imiti ifasha umuntu ufite ikibazo cy'igifu, haba igifu gipfuka, haba igifu kirimo aside, haba ndetse n'igifu kikurya bisanzwe gitagiye kurya. Iyi cucumba ubwayo ifashe iragufasha cyane ku buryo ukira ndetse mu gihe gitoya kingana n'ibyumweru gusa igifu cyawe kiba cyagiye hamwe n'indi gorgeous. Izi zose rero ni amaproduwi tugenda dufata twifashisha mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza, tukagira umunyu wo mu nyanja. Iyo tuvuze umunyu wo mu nyanja ni umunyu wamenyekanye igihe kirekire ku bantu benshi bagiye batandukanye, ariko bashaka kwitiranya n'umunyu ukuru mu buzima busanzwe. Ariko uyu ni umunyu ukungahaye cyane cyane mu gufasha amagufa, imitsi, ndetse ukanafasha cyane cyane ku barwayi ba diyabete ndetse na hypertension, umuvuduko w'amaraso. zafasha umuntu ubuzima bugiye butandukanye. Niyo mpamvu tuba dufite byinshi bitandukanye bigufasha kuba wakomeza kugira ubuzima bwiza. Urugero nk'utu tuntu, hari benshi batazi izi mbuto cyangwa se iki kirungo, cyangwa se hari benshi bakitiranya bakacyita ikirungo cy'icyayi, nyamara atari ko kimeze. Ni ukuvuga ngo izi bazita cloves. Iyo tuvuze cloves tuba tuvuze cloves ni bamwe bavuga ko ari ikirungo cy'icyayi, ariko zirafasha ku muntu cyane cyane. Harimo vitamine O, hakabamo K, hakabamo B1 ndetse na B2. Zifasha ku mugongo, ku magufa, ku myunyungugu ndetse no ku badamu cyane cyane. Cloves ni ikirungo cyiza abanyarwanda benshi bataramenya cyangwa se batarasobanukirwa mu buryo bwo kugikoresha. Izi cloves ku badamu cyane cyane tuzikoresha mu kuba twazituka mu mazi cyangwa se tukazituka mu mazi, tukazikoresha mu rwego rwo kwitawaza. Iyo tuvuze mu rwego rwo kwitawaza ni urwego rwo kuzicaramo kuko zirafasha cyane. Iyo ubikoze gatatu mu cyumweru cyangwa se kabiri mu cyumweru, ibyumweru bibiri umara wamaze gukira indwara yitwa ama infection, yaba urinary cyangwa vaginal. Tukagira ibindi byinshi bigiye bitandukanye nka sezame. Tuba dufitemo sezame ni umuti mwiza ufasha ku bwonko, haba ku mwana, haba ku mugabo, haba ku mugore ndetse no ku basaza, kuko ifasha mu rwego rwo kwirinda kwibagirwa. Iyi ngiyi ifasha ku bwonko, kuroza ubwonko cyangwa se isukura ubwonko bwacu. Tugiramo rero amafudu menshi, supplement menshi atandukanye, harimo nk'igisura, ibumbase, amakara. Ibyo byose rero ni ibyo kurya cyangwa se ni inyunganiramirire ituruka ku byo twebwe ubwacu twahinze cyangwa se ubwacu twebwe twabanje gukuraho ubuzima kugira ngo dukomeze tubeho. Ni byinshi rero dufite, turabararikira kugira ngo muzadusure Nyabugogo, Nkundamahoro, hafi na Wasake, Kigali. Aho hantu uhageze wamenya byinshi bigiye bitandukanye. Uretse nano izo ngizo, hari ibintu nagiye mbona bimeze nk'ibikoresho bya ba bantu bakina imikino njyarugamba, ndibaza ngo byo icyo gice ni ibiki? Wenda nanone hari hano ibikoresho bigiye bitandukanye, ari nabyo wavuze byo gukina cyangwa se byo gutera amakofe, ariko ntabwo ari kubiri. Ni ukuvuga ngo hari abantu bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye byo kuba bagira ibibazo by'umugongo, imitsi, amagufa ndetse n'urutirigongo rwo hejuru. Ako ngako ni agakoresho kabafasha mu kurwanya gusaza cyangwa se mu kurwanya ingano y'amagufa yawe kuba yakora. Hari ibintu byinshi dufite byagufasha, nk'uru rukweto rushobora kuba rwagufasha mu imitsi, amagufa, bitagusabye kujya muri siporo cyangwa se bitagusabye kwirukanka imisozi myinshi, kuko aya mabuto yayo, buri buto ifite aho igomba kuba yafasha ndetse kugendanye n'ubuzima bwawe. Dufite n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye bavuze ngo by'imikino njyarugamba. Nk'uko nabibabwiraga rero ku bikoresho bigendanye n'ubuzima ndetse no kurwanya umubyibuho mwinshi ukabije, kurwanya indwara z'umubiri, urugero nk'imbasa, za gute, imitsi, amagufa, nabyo ubwabyo dufite agakoresho aha ngaha. Abari bukabone baraza kugira ngo wenda ni igikoresho nk'icy'imbunda, ariko ni igikoresho dukoresha muri massage
dufasha abantu bafite ikibazo cya massage z'ibirenge zigiye zitandukanye. Urugero ukuntu kaba kari kugenda gakora inkanguramyakura y'umubiri ku buryo wowe ubwawe iyo gakoze kaba kari kugenda gakangura amagufa ndetse na ya mitsi itangira kuba yatangiye gusa nk'aho ziba. Dufite ariko nanone niyo twita foot massage. Iyo tuvuze foot massage ni agakoresho ukandagiraho ukagutigisa wibereye iwawe ugakorera massage y'ibirenge ndetse n'amaguru. kuko ni nagiki Kariya kandi icyo twita agapine. Iyo tuvuze agapine ni igikoresho wakoresha abdomino kujya nkubona cyangwa se kugabanya inda. noneho ntekereza ko byari bijyanye na massage ndetse na siporo ni byinshi cyane. Hari n'ibindi bikoresho byinshi nagiye mbona hejuru, byose murabifite. noneho twajya mu gice cya cosmetique cyangwa gukarishya buranga cyangwa ibintu byafasha abantu mu buryo bwo gukora ku ruhu cyangwa se mu buzima rusange bitari nutrition bitari na massage. Murakoze. Hari ibindi bintu byinshi tuba tubafitiye kandi byiza byabagira umumaro. Urugero nk'izi korogati, kubona nk'izi korogati, hari izi korogati za Moab. Iyo tuvuze korogati za Moab ntabwo tuba tuvuze uruganda rwa Moab, ahubwo tuba tuvuze bya bindi twarebyemo bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha. Nk'uko mbere navuze tuno tuntu twitwa cloves cyangwa se ibi byatsi bya cloves twifashisha mu rwego rw'ibirungo by'icyayi, ariko nanone twifashisha mu rwego rwo kwivura. Izi cloves ni nziza, zifasha abantu bafite ikibazo cy'amenyo abarya, amenyo ajegera. Hanyuma tukaza tukifashisha nanone korogati nziza y'amakara twagenzuye tugasanga ni nziza ku rwego rwo hejuru, igufasha gukesha amenyo yawe agacya ndetse akaba urwererane. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyi korogati ni nziza, deja nanjye ubwanjye niyo nkoresha. ndabona useka neza cyane. Dufite byinshi bitandukanye. Dufite n'amasabune ashobora kuba yagufasha mu kwivura indwara zitandukanye nk'ubuheri, ise, tukagira imyate, b'abantu barwaye ikibazo cy'imyate runaka zitandukanye. Dufite amasabune menshi abafasha, tukagira n'aya ngaya atandukanye yo kugufasha mu rwego rwo kugira ngo ugire uruhu rwiza kandi uke uhora usa neza igihe cyose. Murakoze. mufite product nyinshi ndetse n'abanyarwanda bakeneye, ariko hari ikibazo nshaka kubaza. Kera nahuzwa n'umwihariko wanyu, hari ukuntu twagiye tubona igice runaka kimwe mu bice mubamo hari abantu bavuga ko bafasha abantu bakagira ibintu cyangwa bakabafasha, ariko nyuma bigasanga atari ukuri, ari ukubabeshya. we n'uwuhe mwihariko wanyu ku buryo umuntu kureba avuga ati uyu muntu rwose amfashije igihe rwose ibintu byabasha kumufasha mu buzima? Murakoze nanone kandi tumaze kubashimira. Icyo kibazo mbaje ni ikibazo cyiza cyane, ni ikibazo benshi bakunda kwibaza kigiye gitandukanye ku rwego rw'isi cyangwa se ku rwego rw'igihugu cyacu aha ngaha dutuye mu Rwanda. Hari abantu bakora ibintu batabizi, bikaba ngombwa ko bikiza by'abantu runaka bashobora kuba bazi ibyo bintu. Twebwe nk'ibisanzwe ibyo dukoresha twebwe dukoresha nk'uko nabikubwiye ibyo mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ibihugu byinshi bigiye bitandukanye niho dukura ibimera tukabikusanya, twarangiza tukabyifashisha mu rwego rwo kugira ngo twivure. Nk'uko nabikubwiye dufite amafuku supplement aturuka mu Bushinwa, aturuka muri Aziya, i Bugande, Tanzania ndetse n'angahe iwacu mu Rwanda. Yego murakoze. Umwihariko wacu nk'uko twabibabwiye kandi twakomeje kubibabwira abanyarwanda benshi bagiye batandukanye babyumve ndetse babimenye, twe turatandukanye, dutandukaniye cyane kuri abandi bagiye batandukanye. Hari benshi baba barababwiye ngo muze tubavure ikintu runaka bikanga, ariko twebwe ubwacu ibintu dukora twifashisha ibimera bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu mu bimera twifashisha habonekamo ibimera byo mu rwego rwa capsules cyangwa se mu rwego rw'ibinini bituruka hanze mu Bushinwa, muri Aziya, Tanzania, i Bugande ndetse n'ahangaha iwacu mu Rwanda. Twebwe dukusanya ibimera akaba aribyo twifashisha mu kuvura abanyarwanda. Niyo mpamvu twabazaniye amafudu supplement cyangwa se inyunganiramirire ushobora gufata mu rwego rwo kwirinda cyangwa se mu rwego rwo kwivuza ndetse no mu rwego rw'imirire. Nahoze mbona izindi product harimo n'amavuta ya olive. Na olive bahita mu cyo Yego ni olive oil
yego dufite amavuta menshi, dufite nk'uko nababwiye dufite produit nyinshi zigiye zitandukanye, muzadusure inshuro nyinshi, abanyarwanda hirya no hino bazadusure kugira ngo barebe. Dufite byinshi bitandukanye, dufite olive oil. Iyo tuvuze olive oil ifasha ibintu byinshi bitandukanye. Hari abifashisha mu kuyirya, abifashisha mu kuyarya kubera ko aya olive oil ntabwo habamo fat. Iyo tuvuze fat aba yunguruye avuye mu binure byose, cyane cyane kuri ba bantu banini cyangwa se bafite umubyibuho ukabije, cyane cyane ku barwayi ba diabete badashobora kurya isukari ndetse n'amavuta, bifashisha olive oil. Olive oil kama agafuniko k'ubwoko kaba gahagije ku muntu urwaye cyangwa se ufite ikibazo mu kwivura. Rero the olive oil si ukuyifata mu rwego rwo kuyirya gusa, ahubwo tunayifashisha mu rwego rwo gukomeza kuyisiga ndetse no kuyikoresha muri body cyangwa se mu mubiri wacu. Ibyo mufite amafood supplement ndetse n'izindi product zanyu ni nziza, hari uwabyumva akumva birafasha cyane agatekereza ko hari bihenze cyane, ibiciro bihuye n'ukuri kuko umuntu uwo ari wese yabyigondera. Murakoze. Nanone nongere mbwira abanyarwanda n'abatinyure ko ibyo ari kubona nubwo wavuga ngo wenda dufite imiti yavuye mu Bushinwa, ariko tuvura umuntu bitewe n'ubushobozi bwe kandi tukamufasha deja agakira kugira ngo azabashe no kuba yatanga ubuhamya ku bandi bagiye batandukanye bw'ibyo twamukoreye. Ntabwo ibiciro biri hejuru, wowe ubwawe niba ufite ikibazo cyangwa se ukeneye ubuzima bwiza, tugane tugufashe kandi uzadushimira. Murakoze. Mwatubwiye ko mukorera hano Nyabugogo mu nyubako? Yego, dukorera Nyabugogo mu nyubako y'Inkundamahoro hejuru muri 5, umuryango ni wa 6 ku marembo arebana na WASAC. Yego, ubwo mwatubwira nimero ya telefone ku muntu wakwifuza kubasanga? Nimero ya telefone watubonaho hari iyanjye ni 07 70 80 378. Dufite n'indi nimero 07 630 392 izo zose ni nimero wahamagara ukaba wabasha kubona umuntu wagufasha kandi byihuse. Murakoze. Yego, tugera ku musozo na nimero mumaze kuzitanga, nihe jambo wabwira abanyarwanda ugeragije nk'umuganga cyangwa se inzobere by'umwihariko mu gufasha abantu mu food supplement, massage ndetse n'ibintu bibafasha mu buzima, ugendeye uko ikinyejana cyihuta ubona ko indwara ziyongera ariko ukabona abantu wenda bo basanga batabyitaho? Murakoze. Nanone kandi abanyarwanda icyo nababwira cyangwa se icyo nabashishikariza ni uguharanira kwirinda cyane kuruta kwivuza. Ni ukuvuga ngo wowe urwaye, wowe muzima, dufite byinshi byagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bugende neza kandi bumere neza. Ni ukuvuga ngo mutugane tubereke byinshi bitandukanye kandi muzanyura. Murakoze. Haba hari izindi mbuga nkoranyambaga uretse nka nimero wenda mukoresha za interineti mushobora kubonaho product zanyu cyangwa akababonaho? Yego, dukoresha hari aho dukorera aho birazwi ni Nyabugogo mu Nkundamahoro hafi na WASAC, mane bareba na WASAC. Nimero nayitanze mu hamagaraho ni 07 70 80 n'indi ya 07 630 392 MC Montana ndagarutse, nzanye noneho isabune bita Yera Soap Multipurpose. Murakabona kano gasabune keza cyane gakorwa na Home Golden White. Kano gasabune rero kadufasha mu koza ibintu harimo ibyombo, gukoropa ku makaro. Iyi sabune ushyira ku makaro umwanda wose uriho, ikaro rigahita ryongera rigasa uko ryasaga ukirishyiramo. Ni ukuvuga ngo rero iyi sabune si ibyo gusa idufasha no kuri ba bantu muba mushaka kugenda mu modoka zikeye, ugasanga nk'umuntu ari mu modoka isa nabi kubera kogesha amasabune adakuraho umwanda. Ino Yera Soap rero Multipurpose idufasha koza imodoka se cyangwa gukoropa, tukoza ibyombo bigacya neza ku buryo unabiriraho byibuze niyo hari nk'ukuntu wenda ku isahane haba hariho n'ibiryo biki, ariko iyo sahane bitewe n'ukuntu yogeje ukumva byibuze ibyo ako kantu gatumye uhita uhaga. Ni ukuvuga ngo rero ba bakozi bo mu rugo badufasha koza ibyombo mugomba kubagurira ino sabune bita Yera Soap Multipurpose, bakadufasha koza ibyombo byacu neza, ntitwirirwe dutonganya abakozi ngo bogeje ibyombo nabi kandi byatewe no kogesha amasabune aba atakuraho umwanda ku byombo.
ni ukuvuga ngo rero iyi sabune iyo wayishyize ku cyombo se cyangwa ku modoka, hahandi uba urangije guhanaguraho ugashyiraho amazi, ihita ishira ku modoka cyangwa ku byombo neza, isabune igacya, ibyombo ukabiriraho utumva impumuro y'isabune. ni ukuvuga ngo rero ino sabune ugomba kugira ngo uyibone, kuko ikorwa na Home Golden White, ugomba guhamagara ziriya nimero uri kubona kuri screen yawe, warangiza bakakugezaho ino sabune, cyangwa se ukadusanga ku ruganda ku Kamonyi ku Masuka, ukaza ukitwarira ino sabune yoza ibyombo neza, woza imodoka, ukorope, ubundi ube ahantu hakeye, urire ku bintu bikeye, ugende mu modoka isa neza.